Murakoze cyane n'ubundi ni MUTESI Derifins nkuko musanzwe munzi n'ubundi cyane yanjye ni MUTESI Derifins. Tuje kuri episode yacu ya 7 ivuga gutuzwa. Gutuzwa ntago ngiye kwivugaho byinshi n'ubundi reka umukozi w'Imana akomeze yivuga anasenga tubyinjiremo neza. Murakoze. Muracyari kumwe na Pastor Yoherwa ubakunda kandi ubifuriza ubwami bw'Imana. Nta kindi dukorera, nta bindi byiringiro dufite, nuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Kandi ubwo buzima ni bwa bundi umubyeyi yifuriza umwana umukorera neza. Mu gitabo cy'Abagalatiya Paulo yiyandikiye ubwe mu gitekerezo cyamaze kumva afite umunezero ashimishijwe n'agakiza k'Imana yahawe, yaravuze ngo reka mbahanurire. Uwiteka aravuze ngo abantu banjye bazaba banjye. Haleluya. Amen. Bazaba ubwoko bwanjye. Bazaba umutungo wanjye bwite. Amen. Nzabakira mu bwami nk'uko umubyeyi yakira umwana we umukorera. Iyo niyo titre tugiye kujyaho. Haleluya. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze kandi dutuze mu bwami, tugira ibyiringiro bizima, ibyiringiro bitadukoze isoni byo kunesha isi ndetse n'ibyaha. Sinaryaho rihabwa cyubahiro. Udukureho imyaka y'ibitekerezo bya Satani, utugira umutungo wawe bwite, utwakire mu bwami nk'uko wabidusezeranyije nk'abana bawe bagukorera. Dusabye twizeye gutyo. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Tugiye kwakira episode ya 6. Twamaze kuyakira mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'ibyishimo dufite mu gakiza twahawe. Haleluya, haleluya. Amina. Umuririmbyi waravuga ngo imibabaro ni igihe gito, kuko yari amaze kwiringira ubundi bwame. Yararebwa afite Stefano, hari ukuntu yageze kuri ibyo byiringiro, aravuga ngo Mana ubababarire kuko batazi neza icyo bakora, ntago basobanukiwe ubwami nzabamo. Haleluya. Episode ya 6 rero ivuga gutuzwa. Ni ya 7. Sorry ni ya 7. Episode ya 7 ivuga gutuzwa. Bene data, hari ubwami tuzaturamo, hari ibyiringiro tuzaturamo, hari ikibanza cyacu abakoreye Imana neza. Hari ikibanza cy'abakoreye Uwiteka batarimanganya, badafite uburimanganya. Haleluya. Amen. Nubundi ni kwa kundi tugiye kukumya kwakira MUTESI kugira ngo atubwire kuri iyi ngingo, asangize bene data ibyiringira afite. Ntabwo ari ugukora gusa, ntabwo ari ukuririmba gusa, ntabwo ari ukuvuga imbaraga z'agakiza gusa, ahubwo ni ukubwira ngo abantu, umwana wakoze neza mu rugo, hari ukuntu umubyeyi ajya mwishimira akamuhamagara mu mazina ye. Ariko abantu iyo bakiriye ibintu nabi bahora bita Imana umwicanyi, ndetse bakayifashisha mu gutera abandi ubwoba. Hari n'abayifashisha mu gutera abandi ubwoba bwo kubambura ibyabo. Ariko si uko Imana imeze. Iyo wayikoreye neza, iyo utayiryarya, iyo iba mu ruhande ugaturiza mu gituza cya Yesu akakongera imbaraga, icyo gihe aguha umugabane wo gutura mu bwami bw'ijuru. Aricyo gisobanuro cy'ukuri ni ijuru. Reka twakire MUTESI. Umuririmbyi yaririmbye neza ngo fite ibyiringiro bifite ubugingo, fite umugabane mu ijuru. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu gakiza neza, warakiriye Yesu neza, uri umukozi w'Imana, ubu ufite icyo ukorera. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ikintu ukorera mwa bantu, ugikora ushishikaye, kandi Bibiliya iravuga neza ngo umurimo werekejeho amaboko ukore neza, ushyiraho umwete kuko niwe uzahemberwa.
ngewe ubu nkorera Imana nk'umuntu wapfa aka kanya, nk'umuntu wapfa ejo, ariko nkorera Imana nshaka kuzatura mu gihugu cyo mu ijuru nk'abana nayo. Ntabwo nshaka gukorera Imana by'urwitwazo byo kumunwa ngo nzasigare hano mu isi. Oya, Yesu azajyana abakijijwe neza. Yesu azajyana abantu bihanye ibyaha bakihanira kureka. Azajyana abantu bemeye kubazwa. Reka mbabwire, inzira y'agakiza ntabwo ari inzira yoroshye. Ntare nakizwa nabifataga nk'ibisanzwe, ariko maze gukizwa ari nacyo kintu nshimira umwami Yesu. Narimo aravuga ati ndakorera Imana, ngewe nkanjye nkorera Imana, ndwanira igihugu cyo mu ijuru kugira ngo nzabane n'Imana, kugira ngo Yesu nagaruka nzamubone, nzajyane nawe, ntazamwaramwara. Nze nkorera Mukama Gatonda nk'umuntu agenda kufakati oba kufencha, nkora nyo namanyi njagara bura mu butagwawo, njagara kubera mu bwakabaka bakatonda, njagara kuberamo ibanga jona, njagara umwami Yesu bwabanga akomyewo, ngari nya wano waguru muguru, ngende mutunuze kwa maso gange ngasiswara siri kwe kiswaro, ngende naye mbere naye ibisera byona mubare. Murakoze, turashima Imana ku kiganiro tuganiriye. Turashima Imana ko Mutesi akoreye Imana, Imana yaramaze kumusendereza ku mwuka. Haleluya, amen, haleluya. Muri iki gihe benshi barakora batarasenderezwa, batarahabwa imbaraga z'umwuka, za zindi intumwa za Yesu zaherewe mu cyumba cyo hejuru. Reka dushime Imana, turi kumwe bene data dukunda, kandi tuzakomezanya umurimo dushima Imana. Abakiriye agakiza kubw'ubuhamya bwa mushiki wacu nibazamurira Imana icyubahiro mu mitima yabo. Dushima Uwiteka Imana Nyiringabo. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, bukomeze kuganza mu mitima yacu, kandi icyubahiro cyawe kitugote, kugira ngo data tutazikinisha mu byo dukora, ahubwo tuzakore nk'abagaragu b'umumaro. Data umugaragu w'umumaro aragera akaba umwana mu rugo, kandi umwana mu rugo iyo yabaye umwana mu rugo yagiriwe icyizere cyo kuba umwana, ahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu byumba byose. Data turagushimira ko watugize abana mu rugo, watugize abana kubw'icyizere Data cyo kudusangiza kugakiza k'umwana wawe Yesu Kristo, ariko katugize umwana twifatanya nawe duhinduka urubyaro rwawe. Izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirihimbazwe, turabigushimiye mu izina ryawe ryera. Amen. Amen.